Icyakora Kristo nerekana tuzaba impanga tuzasana tuzamera nk'impanga tuzamera nk'abantu bavuga tuzamera nk'abantu bavuye mu ndimu tuzaba dufatanye ibiganza ariko reka nkubwire Yohana yo turamwubashye oyo nawe Yohana yo ngoyo wavuye mwisa adafasha ku mabono y'abagore Yohana yo ngoyo wavuye mwisa atambaye pocket yo wavuye mwisa adatinganye ko wavuye uyu apotre w'itoro rya Efeso koko uyu mwapotre wavuye mwisa adahiritse abantu ngo bagwe igiciro twongeye kandi kubasuhuza tubashimira uburyo muri kwitwara neza nkatwe Imana ibaho umugisha mwinshi cyane turanezerewe bidutera ishema kumva twicarana tukabona abantu badukurikira turabashimiye abantu mwese mudukurikirana mwumva ijambo ry'Imana abatuye muri uyu mujyi wa Kigali aho turi gukorera ibi biganiro mu mpande enye z'igihugu turasuhuza abantu badukurikirana bari mu bindi bihugu bitandukanye cyane cyane abantu bari Bujumbura Yesu we ibujumbura natungwe no kubona umubane munini unkurikirana bene aka Kageni Imana ibaho umugisha cyane abashinga ntahe abakenyezi abakenyezi Imana ininahatswe rwose Imana ibaho umugisha mperuka ejo bundi mwanyakiriye neza Imana ibaho umugisha mwinshi cyane nahavuye rwose nguwe neza Imana ibaho umugisha mwinshi cyane turabashimiye buryo mwakomeje kutuzirikana no kutubwira ngo wa muntu w'Imana turamushaka twabyumviye twamuzanye dushuje abantu bari Nairobi cyane cyane Harine mvuga Harine mwizina hari impamvu muvuga mwizina nabandi zajya agenda mbavuga gake no umuntu nkurikirana akanankurikira arankurikira akanankurikirana nuko ngo ahantu hose nakoreye ikiganiro ndagenda nkabona comment ati courage agaciro ijambo nkuna ngo ubarikiwe uhabwa umugisha rwose Imana imuha umugisha umukobwa wanjye dufitanye n'andi mateka akomeye ndi marene we Imana imuha umugisha mwinshi cyane reka dusuhuze tugere naho tuvuka aho tuvuka rero burakera duhinga babonaga ko tutazicara ahantu nk'aha turabasuhuje aho nushaka ubudukurikirana ufite isuka ku rutugu Imana ikwiteho abantu baho tuvuka mugubwe neza rwose mvukire za kavukire imiryango tuvukamo naho tuvuka turabasuhuje tubikuye ku mutima uyu ni wa mwanya tugira ngo tuganire ijambo ry'Imana twongeye twabazane wa mukozi w'Imana ushobora kumubonye bwa mbere ariko kandi nimba ufunguye iki kiganiro ari bwo bwa mbere ubugomba gukora kuri subscribe n'urutoki gutya gusa ni ibintu byoroshye ugakandaho warangiza iki kiganiro ukagisunikira abandi warangiza ugakanda kuri share link ubundi ukaba niryo turo mu ugatera na comment ubundi iryo niryo turo muri uru rusengero rwanjye urumva ko urusengero rwanjye ntirugoye iryo niryo turo Imana igumugisha mwinshi cyane turagira ngo ibwire abantu bakubanye bwa mbere Imana ishime cyane nitwa Evode ndi mbata ya Kristo Yesu ndi umugabo wubatse hanyuma naragijwe umukumbi wa Kristo ngo nzawumurikire Kristo ngo nzabasoje urugendo hanyuma ndanezerewe kutumirwa hano kuri iyi mega church yawe n'ukuri Imana ihimbazwe kandi ndumva ndi mu mavuta aryoshye cyane yo guturisha ibintu bikomeye Imana igumugisha jewe rero iyo nicaranye nawe kuko ndakuzi naragusuye no kwitorero ryawe ushumbye itorero ry'umuriro ushumbye itorero rifite amavuta y'Imana njya nanaganira n'abantu bati twebwe turemera tukava n'ahandi tukaza gusengera iwe ati yaguhanuririye bicamo umunsi ngusura yagize gutya amanuka n'amaguru nganira n'abantu ese usanzwe usengera hano ati mbavuye ku rusengero wacu nirukanka ati nkaza gusoreza hano ati nza gusoreza hano ati umugabo agira ubuhanuzi niburara ati tuba twaje kwakira ubuhanuzi rero Imana iguha umugisha kandi gukomereza amaboko ndimo mbwira abantu ko ushumbye itorero kandi ukaba uri umuhanuzi w'Imana umwe mu bahanuzi bazima aba bantu kandi nabo barabizi bamaze kumenya sinjya nicarana n'umuntu udafite ubuzima bw'umwuka wera kuko nabibira bavuga ngo ntuzicanane n'abakobanyi umuntu udafite ubuzima bw'umwuka wera bari umukobanyi zaburi ya mbere ntugahagararane nabo no guhagarara uramenye no guhagararana nabo sinabikora ntuzicanane n'abakobanyi barakwanduza Imana iguha umugisha mwinshi cyane turagira ngo tukwakire n'isengesho nk'umushumba w'itorero usengera aba bantu numara kubasengera tubaganiriza ijambo ry'Imana reka twubahe Imana dusenge. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti
uri imbaraga zacu, uri ibyiringiro byacu, ubwugamo bwacu, uri Imana y'igitangaza, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana ikomeye, uri Imana yaturinze, uri Imana yatumye tubyuka, uri Imana yaturindishije imbaraga zawe kandi utubeshejeho mu mujyi wa Kigali twongeyeho tugufite ntitwifuza undi, ntitwifuza umurozi, waratubaniye, ntitwifuza uwo ari we wese wundi, watubaye hafi, yewe watubereye igikurikirana. Uri inyangamugayo, uri inyangamugayo, watuvuye tutaranarwara, erega mana wadukurikiranye tutari dufite gikurikirana, uhimbazwe kuko watuvuye umwaka w'umuvukana, waturinze ku muhigo w'abadayimoni, waturinze tutari beza, nibyo turagushimiye. Aya masaha turakubashye, ubahwa urukubane natwe nkuko usanzwe ubana natwe, tuzakuvuga neza. Erega nta nubwo abantu bazatuma tutakuvuga, yego, nta nubwo ibigeragezo bizatuma duceceka, ni wowe twabonye mu kibazo, nta nubwo amagambo azatuma duceceka. Turavuze ngo urera, urakiranuka, haleluya, uri mwiza, ni wowe twabonye bikomeye, ibizima n'abakuru bakuramye, ibihumeka byose ni wowe twabonye, ni wowe wadukuye hahandi amazi yihindurije, ni wowe watumye ducomokoka hahandi, ni wowe wadukuye mu ngo z'iwacu, erega nyamara ni wowe watwambitse, ni wowe utwubakiye, erega ni nawe udukesheje, ni wowe utumye turimba, erega kagasura n'ukubera wowe, ni wowe utumye tubaho, imirimo yawe irakomeye, ni wowe watumye tuzi, ni wowe ni wowe watumye dushaka, uturindiye abana muri uyu mujyi, ni wowe urwanya ibinyoma muri twe, ni wowe ukubitira kure abatugendaho, ni wowe utuma tutandaga, ni wowe udutunza nyagasani, ni wowe papa, ni wowe utwambika, erega ni wowe utureberera nijoro turyama, ni wowe ugendana natwe kuri moto, ni wowe utwishyurira abana minerivani, ni wowe utwambikira abana, ni wowe utugaburira, ni wowe utuma tungana gutya, erega ni wowe, nta wundi tubihaye, ni wowe uturindana muri uwo mubyibuho ntiturwariremo, dukusanyije icyo cyubahiro cyose, akira icyubahiro, iyo mirimo yose, iyo migisha yose, ibyo bintu byose turabigutuye, ni ukuri, ni ibyawe, akira aya mashimwe, akira icyubahiro cy'uko turiho, turagukunda Yesu, akira icyubahiro cy'uko turya, erega niwe wabanje no kudukunda, icyubahiro cy'uko twishyurira amazu, turagushimiye, akira icyubahiro, haleluya, akira icyubahiro cyuko watugize abashumba, uhimbazwe kuwacu bitabaho, wabonye ko turabo kwizera, kiri cyubahiro cyuko waduhaye mikrofone, ni ukuri, iwacu batarahidusigiye, ni ukuri, akiri cyubahiro cyuko watubyaye uduhaye kubyara abahungu n'abakobwa, erega uhimbazwe kuko uba watwitegereza babona imirimo yawe, turi ibihamya bigenda muri kaburimbo z'i Kigali, mana we, ababotari dutega iyo twicaye kuri moto, bumva impumuro yawe nziza iri kuri twewe, nibyo turi impumuro nziza, nibyo, naho twinjiye nibahisha telefone ibintu birahinduka, naho twinjiye nibahisha amafaranga yabo, mana uhimbazwe kubera abo turibo, ni ukuri, kera twatambukaga bakuraga ibintu byabo mu nzira, bacomokoraga amatelefone, ariko aho tugeze badusiga n'amafaranga imbere, turagushimiye, tubona n'abatwizera bati mutujyanira amafaranga kuri banki, turagushimiye mwana, ni wowe tubikesha, turagushimiye ko turabo kwizera ukatugabira umurimo wawe, iyo ubonye dukeneye kurya ibishyimbo urabiduha, uhimbazwe rero, wabona dukeneye agasupu kakaduha, uhimbazwe, iyo ubonye dukeneye kwambara akenda karimo ibara ry'umuhondo urakaduha, zawe, ni wowe, turasenze tugushima kugira ngo utangirane shimwa usozanye natwe, haleluya, mu izina rya Yesu, amina, amen. Imana ibaha umugisha mwinshi, rero amasengesho rero Imana yadushyizemo, ntakama, nukuri turagira ngo abantu badufashe badushyigikire, biga uburyo tuzajya basi dukora iteraniro ryo kubasengera, nibyo kuko ubushize twarabasengeye mbona ko hari ibintu bihindutse, ariko ndabona amaherezo tuzahindura icyumba cy'amasengesho, tukajya dukora iteraniro ryo gusengera abantu b'Imana, bagasengerwa bagasubizwa. Imana ibaha umugisha. Ndashaka rero ko tuvuga kuri Yesu, tujye kuvuga kuri Yesu n'ubundi wenyine, n'ubundi niho hahandi kandi arakavugwa, akwiye kuvugwa, navugwe. Uyu mwami warebye akabona n'abagore nta jambo dufite, umunsi umwe abagabo ngo barari ibiryo bibagezemo, yabatubuye umutsima, umugati n'ifi, ngo barangije ngo ibivungukira bashyira hariya, arangije avuga ati mwegeranye, ngo uwo munsi ngo abana n'abagore bararya. Ibyo byose biterwa na Yesu. Wabambwa akavuga ati umwenda ukingirije ahera utabikamo kabiri, ngo uhereye hejuru, buri wese uhereye hejuru tuzahavuga burya igihe utabuka uhereye hejuru mu bakomeye, ukamanuka ukagera mu boroheje,
uyu Yesu ndagira ngo umfashe uyu munsi umvugire Yesu, tumuvuge neza we, kuko hari abamuvuze nabi, hari abantu bamuvuze nabi, hari abantu bamuhengetse, nibyo, hari abantu bamuhengetse, hari n'abantu bashatse kumucishamo ijisho ngo nimbora umwami ngo ukize, hari n'abantu bamubonye nk'udashoboye, yagora bamuvuga nk'aho atabaho, nk'aho adahari bakora, nk'aho adahari banakora, nk'aho atapfuye ngo anazuke. Hari abantu bamuvuze nk'aho yapfuye ntazuke. Ni akazi kabo turashaka kuvuga. Rero tugiye kumuvuga neza. Reka tumuvuge neza. Uyu mwami Yesu turimo tuvuga, ndagira ngo mbanze mvuge ibimuranga. Yego. Ni umwami w'amahoro. Aleluya. Amahoro atagurwa muri Simba Supermarket. Yego. Amahoro atagurwa muri Kekayo. Haleluya. Amahoro atagurwa muri banki. Yego di. Amahoro yewe mana we. Amahoro amafaranga adatanga. Amahoro ibinini bidatanga. Amahoro imodoka nziza itagura. Amahoro imbunda za butura zidatanga. Amahoro umugabo ataguha. Amahoro nije yatangije akaba atarayagera. Amahoro ugendana nta n'igihumbi ariko kumva amahoro araruta igihumbi. Amahoro ugira ufite piriya vari kukayagira. Umwami w'amahoro usinzira uryamye no munsi y'igiti cy'umurotemu. Amahoro tujya gusengera no mu mazi tukayinjiranamo. Amahoro uryama uzi ko Herode ejo azakwica ariko amahoro agatuma usinzira. Amahoro umuntu aba yambaye umwenda umwe ariko akayagumana. Amahoro Yesu we. Amahoro winjirana mu kazi kandi uzi ko bateze muri office ariko ukayinjirana. Amahoro ukorana akazi ubizi ko umushahara bawukata ku kwezi kubera ideni wafashe ariko ukumva ufite amahoro. Amahoro umubyeyi atwita atazi kazapfa cyangwa azakira ariko akagira amahoro. Ayo mahoro we. Uyu mwami ni uw'amahoro. Aleluya. Iryo ni ijambo rya mbere. Ni umwami w'amahoro. Aleluya. Noneho agiye kuzamuka uyu mwami tuvuga. Yabonye intumwa nta kindi yazisigira. Nibyo. Aravuga ati etaje nzibasigiye imitingito nzajya nohereza ishobora gukundura. Kashi nzibahaye bazi. Amafaranga nyabahaye mwayapfa. Mwayatonganira kuko na Yuda yarimbutse ari yazira. Mbaye stile n'imbeba zayirya. Ndamutse mbatuje mu murwa ukomeye abantu babateramo amabuye. Mbaye umudugudu mwapfa imiyenzi. Kandi ikindi ndamutse mbahaye amacaci gusa mushobora kujya mwayapfa. None rero reka ndebe ikibanza, reka ndebe ikizima icyatuma muzashobora ibyo bintu. Icyo nababikamo buri wese ntamenye ko ndagifite. Yego. Icyo nababikamo kikaba ari surprise. Arababwira ngo mbasigiye amahoro yanjye. Ati ndanayabahaye. Aravuga ati ndayabahaye. Simbahangu kabisa. Yongeraho iryo jambo aravuga ati noneho ndabizi kabisi bajya bagira ibisa n'amahoro. Yego. Ako kana. Bagira ibisa n'amahoro. Ako kana. Bazi gukora pirate. Yego. Bazi gupirata kuko bamanukiwe n'umuvi. Bazajya bavuga ngo barayahawe ariko ntibayabone. Yego. Noneho rero mbasigiye amahoro yanjye atari pirate. Ndayabahaye. Ndayabasigiye. Simba nkuko abanyakigali batanga. Dekata. Si amahoro y'amafaranga. Si amahoro y'amagurano. Si amahoro y'amashuri. Si amahoro y'amafaranga. Si amahoro yo muri envelope. Si amahoro y'ibimodoka. Si amahoro y'imyambaro. Si amahoro y'ibizu bigeretse. Si amahoro yo kugira inda zigeririye. Mbasigiye amahoro uzajya ugira uri no kwa muganga. Mbasigiye amahoro niba nagutangariza ko urwaye kanseri uzaba uyafite. Mbasigiye amahoro n'igihe ikiro cy'ibishyimbo cyazamutse uzaba ufite amahoro arutike. Mbasigiye amahoro ku buryo n'ibirayi bigera kuri 800 muzaba muyafite. Mbasigiye amahoro azaba atunga mu gihe abandi barwaye ihungabana. Mbasigiye amahoro na itera mwebwe muzarya kandi mu mahoro. Mbega amahoro. Mbega amahoro Yesu. Dore amahoro nanjye yampaye. Aya mahoro na mahoro meza tangwa na Yesu. Aya mahoro na mahoro meza tangwa na Yesu. 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 Amina majana ko ngaho. Ayo na mahoro Yesu atanga. Yesu we. Uwo mwami rero nicyo cyambere twanga. Yego. Amahoro abadokiteri bariga bakaminuza bakagera kure bakajya kuzana amadiplome muri za Amerika mu Burayi mu Burusiya muri ahantu hatandukanye ariko nabuze n'umuhagarara ku kibuga cy'indege ngo atumira abapastori abahanuzi abavuga butumwa abakomeye abaministiri abaganga bo mu Rwanda ngo ababwira ati nzanye urushinge rw'amahoro nta n'umurazana iyo certificate yabo. Yesu umwami w'amahoro we arangije ati nigewe muntu wenyine watsindiye isoko ryo gutanga amahoro kandi abantu bakajya bagenda bayiyumvamo. Aya mahoro n'umuntu naryama afite umugabo mubi akumva afite amahoro aruta umugabo mubi. Aya mahoro ni yayandi umuntu
umuntu azajya aryama hari umuntu wamubwiye ngo azaba imbwa amahoro akamubwira ko azaba umugabo. ni ukuri ayo mahoro Yesu arayatanga. uwo ni Yesu w'i Nazareti turi kuvuga, umwana w'intama w'Imana, igishyitsi cyo kwa Dawudi. ongeraho kandi intara yo mu muryango wa Yuda, rudatetereza bamwisunga, igiti cy'inganzamarumbo, ibintu byageze iwa Ndabaga, uhinga imvuzo zikamera abandi bahinga amasaka ntamera, utera mu murima mubi ukarumbuka wari warumbaga, ubyaza umujenekologe yaravuze ngo ntibyashoboka ndarahiye, ingumbi igacikira ku bibero, imfubyi zikiga zikaminuza, ntukabura icyubahiro twateranye, abashize ibisoni bavuka mu bega n'abanyiginya bakubaka ingo bakazishora bagatuza kubera amahoro Yesu atanga. Yewe nari nzi ko ntazashobora urugo, kandi byari kugorana. yewe na mama ajyaga ndeba akavuga ati niko se mwana wa ubu ntabwo uzafata umugabo ku gakara. ariko nabonye bavuga batari ko iki gifaru koko ubu ntabwo kijya kirasuriye mugabo. Yego abandi batuma umukobwa mu karate guhagarika umuhanda ngo mugabo uzamushaka, abandi bakabona ukuntu uguruka mu mwuka ugaca mu kirere ukagira ngo uzajya uca muri saro wiruka, abandi bakabona uburyo nkandagira bati yari we hari umuntu uvuga. ariko mwami uyu mwami akugezemo anyigisha uburyo bubaka urugo. ubu ngubu iyo umugabo aje ugira ngo si wa mama Leonel bazi kuri nubona umupapa Roneri aramutse yinjiye ugira ngo sa mama Roneri utera hari bakikoza hirya hari akagaruka Imana iguhumura. ahubwo hari igihe ambwira ati ariko se sa nuvuga mine, hari igihe ambwira ati iko santara ariko akamba nk'isaha nk'iko santara nkavuga ibyakozwe n'intumwa nkamubwira uburyo ngeze ku gice cya 50 nandika ibyakozwe nanjye. ariko mana yanjye ati kuraje mugore wacu ni amahoro Yesu yampaye, amahoro Yesu atanga kwinjiramo ubwega akazi n'ubunyiginya akazi akuramo imvange zaho mvuka, afata amaboko arakomeza anshyiramo amahoro. Yesu wigisha uko abantu bubaka barabashize ibisoni. erega uvuza ako kantu reka tubwire abantu Yesu nabageremo. iyo Yesu akugezemo ubushizi bw'isoni burashira arabukamura, uca bugufu ukamenya uko bubaka. nibyo erega ubu hari abantu buzura umwuka wera bakagira ngo bageze iyo bagera, bagera no mu rugo bakavuga ngo Imana yavuze ngo nuntunga urutoki ngo urabo yitunze urutoki, akabikamo umugabo ubwoba ati teka yambwiye kuzamagurukiriza amagurukira ati zakurwanya n'urwanya ni kwivuze ati zopaya agashaka ibyo kuza kubyubakisha iwa n'abana ati Imana yavuze ko uzasuzugura uzamumerera nabi rwose pera bwoba ry'umwuka. Imana ibinjiremo, Yesu abinjiremo, abampera amahoro atanga Yesu akwinjiramo. uyu mwami tuvuga rero icyakabiri akora, tugiye kuvuga ibintu bitanu Yesu akora. Aleluya. icyakabiri ariko tutarava aha ngaha ku mahoro, hari abantu ku mahoro hari abantu biyitirira ko bahawe amahoro ariko atariyo. yego tugiye kubavugaho neza. hari abantu bagize gutya bajya mu byumba bisiga amavuta yerayo, bambara amakora, bashyiramo amakositime, bikubitiramo imisaraba hano, barangije bati turukorera wa mwami w'amahoro, turakaze. dore bizabaranga rero bene abo isengero zabo nta winjiramo ugasohoka uko waje, nta mahoro cyura. ariko hari n'isengero mbona zitagira imisaraba. izira nsengero zidafite imisaraba bateganyije ko zizaba na sare sinzi icyo baziteganyirije, bakavuga ati ni mu rusengero, basanga n'umuntu wararwubatse arwita urusengero, ugashaka ahantu n'agasaraba kaba kari bikaguca, teganya ko azavangamo n'umusigiti bikaguca. hari akantu muzakangenzurira tugiye kukagenzura, mukangenzurira abantu tubana hano, tugiye kukagenzura. ikiganiro cy'ubutaha tuzabazanira amakuru, kandi ntabwo turakagenzuza umubiri, tugiye kukagenzura mu mwuka, turafatikanya nawe, kuko buriya Kristo Yesu yabambwe ku musaraba. umusaraba rero ufite ibisobanuro byinshi tuzawusobanura. uyu musaraba uba kwa padiri ntobe mu zindi nsengero, uyu musaraba koko, uyu musaraba tubura inyuma tukabura n'imbere. noneho no kuvuga ngo abo bantu rero bajya kuvoma amahoro muri za Nigeria, amahoro y'amasegonda 2, yego amahoro y'amashinwa, yego amapirate tuvumba amahoro y'amashinwa, amara ibyumweru 2 akameneka, amahoro usohokana ameze nk'ikinya, ameze nk'ikinya, uko usohoka agenda ashira ukajya kugera kuri kwasiteri yarangiye yashize, uri kwicuza ngo ariko ngo amafaranga natanze harya ora byari bikenewe, mbese ko bankozeho ngo nkumva ndazungurutse. abo bantu rero yego
ntabwo aya ari amahoro Yesu yatanze. ntabwo ari amahoro dore ko mutumva. Ni ibisa n'amahoro. Nimukanguke, mukorwe ku maso, nimuve ku mumoshya, muve ku giti. Dore umuntu, dore Bibiliya iravuga ngo dore amayoberane y'uwo mugome n'ubatangiye gukora, uwo ni Antikristo. yego n'uduhoro usanga zo sengero zimanitsemo amafoto yabo, amafoto yabo imbere y'umuntu, bakapfukama imbere y'umuntu, ugasanga n'utuntu tw'uduhoro nyine two kugira ngo bakinga abantu ibikarito mu maso. bahagurutse umuntu mu igare yamara kwambuka umupaka akongera akabyicaramo. kwa mahoro agira garantima. aya mahoro bene data, mashino Kristo amahoro atanga yayahaye Petero. yego haleluya. bamushyira muri stade, yego baramuhambira bamubamba acuritse. amahoro arayarara umunsi wa mbere, ndafashe. haleluya. aya mahoro arayabyukana umunsi wa kabiri, ahambiriye acuramye. arimo avuga ngo Kristo wapfuye akazuka, ngiye mu mbambe ncurame, ngo mu mbambe ncurame, ngo ni mu mbambe nk'umwami wanjye. ararana ayo mahoro, arayabyukana. abahanga mu bya Bibiliya, komantere za Bibiliya baravuga ngo ku munsi wa kabiri yasabye ko bamuhambura. bamuhambuye yitura hasi ahita apfa. ariko yari yamaze guhesha abantu amahoro. yego apfana amahoro. noneho uwo bita Stefano baherutse kumufata, bamutera amabuye. bamwishe nk'inzoka. bamutera amabuye, bakubita ku menyo, amenyo ko asimbuka. umuhungu amahoro ati mbonye, bamugusije umutwe ati mbonye ijuru rikinguka. irya Nyiramivumba ati ubababarire. iryo mukagura ati nibazi ibyo bakora. yego iryo mu mugongo bati no mbonye Kristo. ariko mana dore amahoro. undi ahita akubita iryo mu bwongo ati ijuru rirakingutse. bati cyanda ceceka, ati nyamara mwezwe. abonye batumva ahita avuga ati ubugingo bwanjye bwacye. haleluya. dore bene ayo amahoro Yesu atanga, haleluya, umuntu ayahabwa no mu bikomeye. nabi biravuze ngo imbuto z'umwuka zibibwa mu mahoro, n'abahesha abandi amahoro. hari n'abaririmbyi nakundaga mbere, n'ubu ngubu ndacyabakunda, bavuze ngo ndyamye mu mahoro, yego niyoroshe imbabazi, yego urukundo rwe nirwo rungose, ukuboko kw'ibumoso kuranseguye, ukw'iburyo kuramfashe, mbese niki nabasha kuba. ayo mahoro Yesu atanga atandukanye n'amashinwa. nibyo aya mahoro Yesu atanga ni amahoro wakira ukumva uraruhutse, ukavuga ngo yego de, wumva umutwaro ukuvuye ku bitugu. amahoro tumva ikigeragezo ugifite. amahoro ameze subwo ameze gute? nari ngiye kuvuga ngo ameze nka Feneriga, ariko muzi icyo nyagereranya nayo. nta wabona izina. amahoro wumva uhaze kandi nta biryo uruzi. uzi ko ayo mahoro wumva wambaye neza, wambaye umwenda w'igihumbi. amahoro wumva ari nk'ikiraro kigiye kukugeza ku bintu bikaze. aya mahoro agutera nabuzi ko nyita nari mvuze ngo agutera ikinya ntago nayagereranya. ni amahoro ufata wanaburaye ukumva wariye. nibyo ni amahoro ufata ukumva uri umukire kandi nta n'igihumbi ufite. amahoro wumva uyambaye, wumva uyisize, wumva uyariye, ugenda ubaza ibiciro by'imyenda ihenze. amahoro Yesu atanga. twari turi gutandukanya amahoro y'amapirate n'amahoro y'ukuri. yego amahoro Yesu atanga iyo yakiriye urasinzira. nibyo. niba udasinzira nta mahoro ya Yesu rwose. hamagara tugusengera. niba ugenda mu muhanda wumva wajya mu ikamyo, wumva wakwiyahura, nta mahoro ufite. nibyo. ni abazimu baguteye, ariko Yesu arashaka kuguha amahoro. arashaka kuguha amahoro kwifuza gupfa. twihute. icya kabiri, uyu mwami icya kabiri akora, nakunze afata umuntu wari uri aho ngaho udafite ishusho, soko ndabyita gute, ucurikanze, yego udafite epfo na ruguru, udafite forume, ntatinya kumuvugisha. umuntu abantu bajugunye urwaye amavunja uriyo, aramusanga akavuga ati bakujugunye, akunda abababaye, reka nkwitoragurire. ubwo icya kabiri, uyu mwami azi gutoragura abantu batawe, yiyegereza imbabare, yiyegereza abadafite ubahumuriza, abadafite shinge na rugero, ipfubyi n'abapfakazi. abo ni inshuti ze, ni inkoramutima ze.
uwo nguwo ni wa wundi uza abantu baguteye amabuye akakuhagiraho amabuye akayagukura. Aleluya. Uwo ni wa wundi uza bagusiza amazirantoki akavuga ngo nkuhagiye amabya abantu bagusiza. Yego. Uwo ni wa wundi usanga aho bakuvuga nabi bakakuvuga neza. Amina. Uwo ni wa wundi uzi kuguhamya aho abandi baguhamije nabi. Yego. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, uyu mwami w'amahoro akora. Uyu mwami w'amahoro azi gufata umuntu utari kuzagira hagera. Yego. Ibicaniro bamuteretseho. Yego. Bahambiriye badanangiye. Yego. Akamucomokoraho. Ya. Akamucomeka kwa Aburahamu. Aleluya. Akamukura mu butaka bubi. Akamushyira mu bwiza. Yego. Ariko se ubutaka abantu bari kubwumva. Yego. Akamucomokora mu butaka bw'igisekuruza kibi. Nibyo. Akamucomeka mu butaka bw'igisekuruza. Amukurimo wabo akamushyira i Betelehemu. Gasubiremo niba kumvise. Amukurimo wabo mu bateramwabo. Akamushyira i Betelehemu kwa Bowaze mu bantu banza nzogeza izina rye. Ako kantu k'abateramwaku niko nari nshatse kuvuga. Amukura mu bateramwaku mu bahennyi. Akamushyira mu banyamahirwe. Yego. Noneho afata umuntu utarize na garidiyene nicyo mukundira. Bakavuga barimo bavuga wanjiji we akavuga ati ni wowe ndaturamo noneho. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko ubwenge bw'Imana ngo bwategetse ko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Ngo Imana yishimiye gukoresha ngo gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizo. Igafata uwo muntu ikamuha ubwenge bwo gusoma. Igafata uwo muntu ikamuha ubwenge bwayo. Igafata uwo muntu ikamuha imbaraga zayo. Igafata uwo muntu ikamuha gukiza indwara. Igafata uwo muntu ikamuha kuruhura abandi. Ikamugira umudogiteri atarize. Akajya kasoringa atarize. Ni ukuri. Akajya abyaza atarize kubyaza neza kandi akabyaza neza. Akazibura trompe atararenze umupaka ajya kubyiza. Vura abantu. Akaringaniza isukari atarize medecine. Ni ukuri. Agafunga imvura adatuye mu gicu. Akavura abantu nta kinini abahaye. Kandi akabwira abantu iby'ubugingo atarajya mu ijuru. Agaturisha inyanja ntangashye. Kandi agafata uwari upfuye akamubwira ngo nguhaye ubuzima kuko yabihawe. Amina. Uyu mwami rero icyo kintu aragikora. Aleluya. Tugeze ku cyakangaye ni cyakane. Nimba atari cya gatatu barivanga. Bakurikire bavanga. Bikurire bakurikize nimero bitewe nuko babyumva. Bite ucurukura ujyana aho ushaka. Ushyira kuri nimero ushaka. Ushyiraho iwawe. Yego. Ariko kora ahangaha. Nemera Imana ikuri. Nanjye ndakwemera. Noneho uyu mwami ikindi akora ni ikintu nabonye kidashoboka mu isi ariko kigashoboka imbere ye. Yego. Uyu mwami uzi ko agufata nawe akaguhindura umwami. Ariko warabibonye uburyo atugeze utumana dutoya. Wabonye uburyo ajya bikorera mu ijambo yavuze tudahari ngo ngorora n'Uwiteka atanga ngo nubukire n'icyubahiro. Yego. Iryo jambo rivuga se nari mari. Yego. Ariko ubu ndahari nashidutse ndi kurikoreramo. Akaguha ku cyubahiro, akaguha ku gace mbega ku gice cyaguhaho. Ku gace igice cy'ubwiza bwe. Yaguhaho. Yo sinze abantu subwo ni ikimanyo ni igice nabuze uko ireba uburyo Mose kumanyurira. Ireba uburyo Mose yajyaga aza Abisirayeli bamureba batindanye n'Imana bakabona arabagirana. Avuye ku musozi. Bati ntabwo ari we. Bakavuga bati uwagiye yasaga n'igikara. Bati siwe twanabibetingira. Haje imibiri yose. Ati uko siwe. Bakabona izuba niryo rimanutse. Yego akaza babwira bakumva ijwi ni Mose. Bakumvira avuze. Bakavuga bati wiza. Mbega iyo ukorera umuntu usa nawe. Ubundi hari umuntu uherutse kumbwira ngo yo ugendana n'injije 5 buriya 6. Nibyo. Iyo ugendana n'indaye enye buriya 5. Icyo ngishyizeho kashe nk'umuhanuzi. Iyo ugendana n'inka 5 buriya 6. Niko bimeze. Iyo ugendana n'abakene 5 bo 6. Ariko ugendana n'abakire 5 byanga bikondo bo 6. Cyane. Iyo ugendana n'Imana usa nayo. Nibyo. Ubundi usa naho. Dusa n'Imana kuko tubana nayo. Yatumanyuriyeho. Yo kubwiza bwayo. Yaduhaye agace gato ku bumana bwayo. Aleluya. Mbese no kuvuga ngo bundi ijambo ryo ribivuga neza. Ijambo riravuga ngo ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko. Yego. Ngo yo kuzareba umugeni uzahishura. Yego. No kuvuga ngo Imana irahisha.
amina. ntabwo irahishurirwa bose, ariko yahishuriwe abo yatoranije. Kandi abo yatoranije yarabahamagaye. Yego. Kandi abo yahamagaye yabahaye kubwiza bwayo. Kandi abo yahaye kubwiza bwayo yabahaye kumenya. Kandi abo yahaye kumenya yabahaye ubwami. Kandi abo yahaye ubwami yabasize amavuta. Kandi abo yasize amavuta yarabarwaniriye. Kandi abo yarwaniriye yarabaneshereje. Kandi abo yaneshereje ntibatsindwa. Kandi abo badatsindwa bazatsinda iteka ryose. Ngo ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko yo guhishurwa kw'abana b'Imana. Torosa abenima dosa ega. Ubu dufite agace gato k'ubumana. Ndabyumva. Ibyahishuwe 2:17 haravuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatore. Ngunesha nzamuha kuri mano yahishuwe. Nzamuha ibuye ryera ryanditsweho izina rishya bitazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Icyo gihe tuzaba twahishuwe. Tuzaba twicaranye na Yesu we. Nyuma tugaruke mu isi i Yerusalemu. Nitugaruka ibibazo byose bazajya batubaza abantu ni Yesu uzajya bisubiza bitumara guhishura. Ubu rero tufite agace gato kuri we, ariko icyo gihe tuzambika ubwiza bwe bwose. Dise ngo tuzacira n'abantu imanza tutarize duru. Mbese ubu twicaye kuri aya meza, tuzaba twicaye ku meza ya zahabu. Mama wawe naza niba atarakijijwe uzaba wambitswe ubundi buzima. Uzajya umubwiza uko mubwete rero nta bindi avuga ati mwana wa vuga ati reka dasinye tandukanye byo ku maternity n'ibyo mu ijoro rwose sinyitwa nyirabagenzi Alice. Mfite izina rishya niko Bibiliya yavuze. Ongera ko n'abamarayika ngo bazaba badufite ubwoba ngo bazanatangara. Ako tugiye mu kirere kiryoshye. Ariko rero nibyo tindaho ngo bazatangara, ngo noneho ngo bazabona ukuntu tugenda kuri defile ngo turi kugendana na Yesu, ngo kuri ritime nziza turi kuririmbiza abanesheje, turi kuri test for honest level twahawe emenema ashala binistar, turimo tugenda tuvuga indimi zidasanzwe ngo noneho bavuga ngo bariya ni bande. Ongeraho ko nubu babizi neza nubu baraduhabuka abamarayika. Yarababwiye ati mwebweho gasopo mbahinduye imiyaga, ariko hepfa mbahinduye imiriro. Uragasubiramo mbahinduye mwebwe mwabamarayika mbahinduye imiyaga mwe muri imiyaga. Ariko hepfa hangaha baye vodi abantu bahari ba marionette abapotere abaposa baki mbahinduye imiriro baratwika mbese kabisa. Ubundi akantu ko gutwika ntabwo nkarwanya ubundi naho katurutse. Ubundi njya mbona karaciye aho katari gakwiye bakitiriraho katanyuze. Agatwiko naho katurutse ni Yesu waduhinduye imiriro. Niwe representa w'abatwitsi, niwe ukuriye barutwitse. Yavuze ati mwe mbahinduye imiriro mwotsa amagi. Eliya ageze i Karumeli ati ndabamara ati ndahotse n'umuriro ukora ndahakongora ku gihuru cya kati n'umuriro niho nyamaye n'umuriro Mose abona igihuru cyakongotse ati hahiye. Ariko rero harahiye uzi ko hahiye hagakongoka hakarangira. Ni Karumeli harahiye. None Eliya nawe aherutse guhura n'ingabo 50 mu gitabo cya 2 cy'abana ngo baravuga ngo umuntu w'Imana ngo umwamara kututumye barababwira ngo niba ndi umuntu w'Imana ngo akakanya umuriro haba harahiye uturuke mu ijuru ubatwi uhashe ngo wamanutse inshurize ngo waramanutse ariko ngo barahiye babivu. Oya barashiririye bagombaga gushira. Nuko ngo uwo mwami w'amahoro rero ahindura abamarayika aduhindura twebwe imiriro. Rero twiyama abantu bashaka kutuziza ntabwo tuzima. Nituzima aho twakiye naho twakiye aho ngaho. Ubundi ahantu twakiye naho ngaho kuko uwo dufite arakomeye ntazima. Icyanyuma rero iki tuvuye ariko kirakomeye Imana yaduhaye agace ke k'ubwiza. No kuri yarakoze arakabyara. Erega nagaruko twasaga. Erega suko ubundi sura yacu si. Nagaruko twasaga. None wakira muri bango ko muzasa ni kuranerekana. Oya ubone akavuga reka tugahera imuzi. Ubundi uko tuzasa
urumva Yohana baramufasha bamuteka mu ngunguru y'amavuta avamo adahiye avamo ari umusore bamushyizemo umusaza afite fresher n'amayevuze nk'aya yandi ubwanwa bwe bwabaye igikara wagira ngo yisize fondote original noneho wavuyemo baravuga baterera umuntu duteka ntashye nta kindi tumujugunye ku kirwa noneho ngo mbere yuko bamujugunya ngo bagiye kumujabura muri iyo ngunguru basanga ntibajyamo noneho babonye atajyamo ahita azamukamo abahanga bavuga ko ngo yahagaze ku misozo y'ingunguru amina ngo arahagarara ahita avuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana uko tuzasa ntabwo kurerekana ariko Kristo niyerekana tuzasa nawe nazasa n'izuba icyakora Kristo niyerekana tuzaba impanga tuzasa nawe tuzamera nk'impanga tuzamera nk'abantu bavuga tuzamera nk'abantu bavuye mu ndimu tuzaba dufatanye ibiganza ariko reka nkubwire Yohana yo turamwubashye oyo nawe Yohana uyu nguyu wavuye mu isi adafasha ku mabuno y'abagore Yohana uyu nguyu wavuye mu isi atambaye poketi wavuye mu isi adatinganye ko uyu apotere w'ituro rya Efeso koko uyu mwapotere wavuye mu isi adahiritse abantu ngo bagwe igicuri uyu Yohana wemeye ukajya Patmos ukavuga uti ibi bintu nanabipfira ukaryamayo ukavuga ati ibi bintu nanabyambikirwa amapingu ibi bintu bya Yesu ndabizira mfe uyu mugabo ako Yohana ubundi Yohana ndabizi uranyumva mu isi y'umwuka uri umugabo dufashe agace gato ku mwuka wawe dufasheho nanjye ngiye kwereka iby'amatorero niko bimeze ari muri uwo mujyi wa aya matorero n'umwe kuri aya matorero umva tumwa urabona ngo agere ku kirwa Patmos agezeyo atijyanyeyo ajyana ubona iyo yijyana ngo akigerayo ajyanwa ariko ngo ndakwiye bajyanwe ariko berekwa byinshi ubundi aho tujugunywe ibintu batujugunyeyo batuma tugira iyerekwa ryinshi kuruta kwijana bitategereje kuruta amasengesho twipangiye agezeyo erega harimo ibanga buriya ngo amaboko y'abantu iyo akujugunye ngo ay'Imana bateze akandi akunda kutujugunya opozisiyo y'Imana noneho iyo umuntu ajugunwe Imana ikunda abantu bajugunwe naho abagifashwe gutya baba bakiri mu maboko y'abantu akivanga inyanya zanjye ku mugabo wanjye sheri amafaranga yanjye ngo be wanjye ngo shi wanjye inka zanjye ngo indogobe zanjye amashaza yanjye ngo bene wacu banjye aho ngaho bayiturije inka zanjye aho ngaho bikuretse ahubwo iyo bagize gutya bati wadusingeje ariko ntitukura toka barakunaga Imana ikagusaba Patmos rero ngo bari bahateza ambushe ivuga ngo umubu waho turawuzi zare ambushe eshatu umubu turawuzi yego komeza imbeho hanyuma kabiri imbeho imbeho iraryana imbeho ndayizi nzasengera mu mazi nkumva uko bimeze imbeho ituma iminwa yuma nkaho nta vitamine C ujya kuvuga kavama imbeho ndayizi turazira noneho icya gatatu bari bamuteze inyamaswa z'inkazi ariko ibi bintu bitatu tuzabyigaho ibi bintu bitatu bamuteze muri iyi agenda ndashyira muri agenda tuzavuga kuri ibi bintu bitatu umubu imbeho inyamaswa z'inkazi narokoka umubu imbeho iramwica arashaje ibyo nabirokoka inyamaswa z'inkazi ziramucagagura ibi bintu bamuteze ntiyagombaga kubirokoka turabyigaho gutaha mu kiganiro bazakurikira tuzavuga ku bintu baguteze hanyuma topic izavuga ku bintu baguteze noneho hari ikindi cy'inyongezo bari bongereho Yohana yari apotre ariko yakundaga abantu cyane bamujyana ahantu hataba abantu kugira ngo abure abantu avugisha buri abashumba bakunda abantu abashumba b'ukuri bakunda abantu uzarebe iyo umpamagaye wagira ngo ntega indege nibyo nkunda abantu apotre yakundaga abantu yari apotre w'itoro rya Efeso agakunda abantu baravuga ngo ubwo tumushyize ahantu hatari abantu turamushoboye azabura uwavugisha buriya motivation yagiraga nuko yabaga ari kumwe na mama turebe cyacayi badiyakone bamutekeraga reka turebe uburyo bamutekeraga icyayi bya bitabo bamutwazaga ya maturo yaryaga turebe ko adapfa ngo bamushyizeyo rero ngo yumve ijwi risuma ngo yari ari ku munsi w'umwami Imana ngo ajya mu mwuka ngo yumve ijwi risuma ngo rimeze ngo nk'iry'amazi ngo Kristo
aramubwira ngo ni njyewe, Yego. ngo cyakora nari narapfuye, ngo ariko ubu ndiho yo naho dusoreje, naho ngaho Yesu ariho, nicyo cyanyuma. nibyo Niba utabyizera wowe uduhamagara tubiguhe neza kuko ntitwabivamo. bahishwa ko nubwo bamuhisha abantu hirya ahubwo hari ikigo cya gisirikare, hirya hari abasirikare bafite amanyenyeri, kugira ngo niba bamutije winarandika amana impapuro arandika, yandikira amatorero yo mu Efeso. Naho bamukuye mu basivile bamushyira mu bajepe, atangira kwandikira amatorero arindwi yo muri Aziya ntoya. Yesu rero turi kumuvuga nk'abantu tuziranye. Yego, twe turamuvuga nk'abamuzi. Numva ashaka kumbwirira aba bantu impamvu Yesu yageze ku nyanja yiryamiye bwerekeza, igitotsi atangiye kugikata, hanyuma abyuka nta magambo menshi avuga, abyuka kanura areba cyangwa nuko ngo cece kutuza. Ndashaka kumbwirira abantu amagambo abiri atandukanye, guceceka no gutuza. Hari abantu byacecetse ariko ntibyatuza, hari n'ibintu byatuje ariko bidacecetse, bivangavanze. Imana igumugisha. Ubundi muri iriya nyanja turabanza tubwira abantu ko ba Petero na ba Yohana na ba Yakobo n'abandi Yesu abahamagara rero abakuye ku nyanja. Noneho turabanza tubwira abantu ko bari abahanga mu koga. Yego. Ubu rero hari umuntu uba ari umuhanga mu bintu byose. Yegora. Ukaba waranabyize rwose pe, ukaba unabizi, ari umukonese, ariko hakazamo question mark. Noneho aba bagabo babanje kwirwanirira. Turabanza tuvuge ukuntu abantu babanza kwirwanirira. Hari ukuntu uvuga ngo reka mbanze mpamagare shangazi, mbanze mpamagare tantine, mbanze mpamagare bishopu, mbanze mpamagare aposo, mbanze mpamagare ndenande, uwo twiganye, uwangurije ubushize. Noneho ngo bumva umuraba bari barimo, ngo Yesu yaryamye mbere yuko umurabuza. Ntabwo yaryamye umuraba wayo, ntabwo yahunze umuraba, yaryamye mbere. Iyo bigiye kuza arabanza akasa n'uwegera hirya, abagira ngo bigende biterera, abagira ngo arebe ese uramwizeye, ese uzi ko ashoboye, ese niyo umuraba wajugumya ko mwizera, ese niyo umuraba uhari uramwiringira, cyangwa uhita ukora tekinike kwaje. Noneho ngo barabanza bakora ubutekinike bwose. Yohana atariko ejo bundi iyo byagenzanaga gutya twagiraga gute Petero ati twagiraga gutya, aho berekeje aho ubwato ngo bugakomeza kumanuka, ngo Yesu ngo ntibanamurebye mbere, bamurebye nyuma, ngo barabanje bakora tekinike zose wakoze zaranze, hasigaye Yesu gusa. Nibyo Yesu yaratuje, yaracecetse, yarabaye ari hafi yawe, ubundi ntasinzira, ubundi asa n'uwirengagiza, abari yigiza nkana, yarijijishamo, kandi ari aho hafi y'ikibazo cyawe nicyo mukondera, yamaze no gutegura uburyo areka kigukuraho, noneho akabanza akijijisha. Niko yabigenje kuri Barutolome, yaramubwiye ngo ese ngurashaka ko mbigenzane, ngo mugirirene, kandi arabibona ko ari impumyi. Reba umuntu araje, impumyi arabasaba, ndashaka. Noneho Yesu aramureba, aravuga ngo ushaka ko ngirane, kandi arareba ko ahumye, kandi arabibona ko ari nacyo kinashaka, yigiza nkana. Ako Yesu kari akantu nako n'ubwenge akoresha, akantu k'ubwenge yibitseho, ihishure, kuko iyo wigirije nkana hari ukuntu abantu barindimo, ihishure birakaza, bakagira ngo ntuhari, umurababaye mwinshi. Noneho ngo barangije bibuka ko bari kumwe na Yesu, bari banabyibagiwe. Iyo umuntu ari mu muraba yibagirwa Yesu, iyo umuraba waje Yesu uramwibagirwa, uramuvuga ku munwa ariko wibagirwa hatuye, wibagirwa imbaraga ze. Niyo mpamvu buriya mu kigeragezo mbibi y'ibanga ntibasenga bavuga amagambo menshi, kuko iyo yavuze utuka Imana amatakirangoye uhita utukana, ubundi uri he, ngo ubundi nguriho, ubundi urahari, ko nagukoreye ngo ubundi ngo wamara iki, ubundi bite byawe wamana, ngo nibumembye, utangira kuvuga nkaho ubwira so wanyu, ubundi mwagiye musenga mutarageraho. Mu kigeragezo rero baratuza, kwitonda ukarindira byegeze umutware, ngo bamukanguye rero, ngo yakangutse, bo bafite inkubiri, yakangutse gake ntabwo yaje ngo ngo muraje, oya, yakangutse azi ibyo akora, ni gake, nta stress, ni gake. Ati Petero ati gira vuba, ariko dore nawe turashize turapfuye, tukubwira ko nawe uzatugeza. Petero narafite Petero yarazi kwivuganira, wose yari umuntu ushyira imbere umuntu, yarazi kwivuganira, ngo turapfuye ngo mwigisha ngo nubyitayeho, ngo
yahoranaga amagambo yo gutabaza, erega muri ibi yerekanaga intege nke ze. erega muri ibi bintu biteretse Imana ubushobozi bwawe uko bungana irakwihorera. Ko Petero arazi kwivugira, ubundi ko twasize tukaba tubakona mwikanze mwe n'inkweto imwe duteganyiriza cy'abantu b'abagabo. Abantu b'abagabo bataye abagore n'abana. Aka kantu tuzagasobanura ko abantu bataye abagore n'abana. kuko ibi bihe birakomeye. Uzi ko hari n'ingo ziri gusenyuka kubera umurimo w'Imana, abantu batazi uko bawukora. N'iyo umuntu Yesu amuhamagaye uko agenda, basize byose baramukurikira, barakabya bararangira, basiga n'indahekana zikeneye sosomo. Ariko mwababyeyi tuzagaruka. Hanyuma rero ngo Yesu ngo akanguka gake kwa mbere kanyarira, kwa kabiri kakizabonwa, kwa gatatu kwa gatanu muri repetition, ku cyumweru mu masengesho kubaka. Mwasize n'abagore ku maternity bagiye kubisahara. Noneho ngo uyu mwami w'amahoro ngo akangutse ngo abanza gutuza, ngo noneho azamura ikiganza gake ko ndamukunda. Nta ibintu bye nta muntu umuforosa, ni gake. Ngo arangije ngo yakizamura, ubundi inyanja yatangiye kujya waje inyanja iravuga ngo waje twakubonye nyakubahwa umuyobozi wacu umuremyi wacu, ubundi twari duturutse hehe, twari tuje kandi abantu bakira ubuhanuzi. Noneho biradidimanga, noneho inyanja iradidimanga iti noneho umuyaga we yagize gutya ageraho uri guturuka. Ariko se ubu ntabwo bumva ibintu turi kuvuga, ubwo ntabwo bumva ubuhanuzi ko bwaje. Imbaraga zakurwanyije zaturutse mu majyepfo, zaturutse mu majaruguru, zaturutse iburengerazuba, zaturutse iburasirazuba, zaturutse hepfo, zaturutse ikuzimu, zaturutse mu Medina, zaturutse mu bene wanyu, zaturutse mu miryango. Imana irabitecekesheje ngo inyanja iratuza, umuraba uratuza. Ibintu wari uri gucamo Imana irabiturishije. Haleluya. Waruzi ko idahari ariko yerekeje ikiganza mu izina rya Yesu. Byizere amen. Cece kutuza. Tugiye gusenga Imana. Sengera aba bantu. Mana turagushimira. Haleluya. Uri Imana iturisha inyanja. Nibiso. Inyanja ziri mu buryo butandukanye. Hari inyanja y'urushako, hari inyanja yo kutambara impeta, hari inyanja yo gupfa umuntu akenyutse, inyanja yo kudakora, hari inyanja yo kudakora, hari inyanja y'ubukene, hari inyanja yo kudakora gahunda, hari inyanja zabaye nyinshi, hari inyanja zo mu imiraba yabaye myinshi, hari inyanja zo mu maduka, inyanja zo mu madini zisubye, hari inyanja zo ku meza, hari inyanja zo mu madini, hari inyanja zo mu bitanda, hari inyanja zo mu butinganye, hari inyanja zo ku meza yo kuriraho, hari inyanja zo mu masoke, hari inyanja zo mu bikoni, hari inyanja zigomba gutuza aya masaha. Izi nyanja zituze mu mbaraga z'umwuka we. Cece kutuze. Cecekesha aya majwi, turananiza aya majwi. Yego. Amajwi abwira abantu ko bazapfa. Iyo nayo ni inyanja. Iyo nayo ni inyanja. Inyanja yo kutabyara. Amajwi abwira abantu ko bazapfa ari imbwa. Noneho inyanja yo kutazamurwa. Yababa we. Inyanja yo guhera kwiraka rimwe kandi umaze imyaka yegora muri hariya nyine. Yegora. Inyanja abandi bakazamuka. Iyo nyanja guhera kuri mwarimu hari ubupasiteri n'ububishopu n'ubushopu. Izo ni inyanja. Iyo ni inyanja. Inyanja yo kugira amavuta ariko ntagire icyo aguhesha. Inyanja yo guhera ku mushahara w'abantu ba humanite ufite doctora. Inyanja yo gutura mu makaritsiye mabi. Inyanja yo kuba mu cyumba na saro. Inyanja ya chambrette. Inyanja yo kutagira konte. Inyanja yo kutajya kuri western. Inyanja yo kutagira umuntu ugupostinga wanyanja we. Imana iragutura. Wanyanja. Turagutegetse. Ceceka. Wa musozi wa wiyiti. Tuza. Turiza imbere y'Imana. Tuza. Mu izina rya Yesu. Tutanze itegeko mu izina rya Yesu. Amen. Uziko numvise inyanja zituje. Nanjye ndabyumvise. Ziratuje byizere. Akira gutuza. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom. Amen.